Mwiriwe, murasuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kubagezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 6 Kanama buri mwaka. Tariki ya 6 Kanama ni umunsi mukuru wa Yezu yihindura ukundi. Akaba ari nawo munsi abitwa ba Sauveur bose bagiraho umunsi wabo bazina mutagatifu. Duhimbaza mutagatifu Hormisdas, Papa wa 52 mu bapapa bayoboye Kiliziya, akaba yarabayeho mu kinyejana cya 6. Duhimbaza kandi na mutagatifu Sixte wa kabiri, nawe yabaye papa wa 23, yabayeho mu kinyejana cya 4. Ku itariki ya 6 Kanama ni umunsi mukuru wa Yezu yihindura ukundi. Mbere y'uko Yezu azamuka ajya Yerusalemu, yarabanje afata bamwe mu bigishwa be, Petero, Yakobo na Yohani, abajyana ku musozi wa Taboro, yihindura ukundi mu maso yabo. Ijwi rivuye ku Mana rimuvugaho riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, unyizihira. Abo kandi Petero, Yakobo na Yohani ni nabo bari kumwe na Yezu mu murima w'imizeti ubwo yari ariho asenga. Abo bari bagiye kumubona yahindanye, yasuzuguritse, nta buranga n'igikundiro nk'uko umuhanuzi Izayi abivuga, nibo bagombaga mbere yaho kumubona yihindura ukundi, bakamubona mu ikuzo rye yambaye imyenda ishashagirana, kugira ngo bazabe abahamya b'ukwicisha bugufi gukomeye kwa Yezu mu bubabare bwe yemeye yitangira abantu ngo bagire ubugingo. Yezu umwana w'Imana wihindura ukundi ni nawe Yezu ubambwa ku musaraba. Umunsi mukuru wo kwihindura ukundi kwa Yezu watangiye kwizihizwa mu binyejana bya mbere, wizihizwa cyane cyane muri Kiliziya y'Iburasirazuba. Bigera naho mu kinyejana cya 10 umwami w'abami wo muri icyo gice cy'Iburasirazuba awugize umunsi mukuru w'ikiruhuko ku baturage bose. Buhoro buhoro ariko uwo munsi wagiye ugera no muri Kiliziya y'Iburengerazuba, uhagera cyane cyane mu kinyejana cya 15. Igice cy'Uburengerazuba ni nacyo gice Uburayi ndetse na Afurika biherereyemo. Umunsi mukuru kubizihiza abazina abo batagatifu, abitwa ba Sauveur, abitwa ba Hormisdas n'abitwa ba Sixte. Namwe mwese mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.